abongwi yekunyaniganyira nibazukwejo nzabamereye zajyani ukayo kwihora imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igintu gishimigwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira nk'amahoro umunezero n'umubabaro byose abinzanira nk'amahoro amahafi ndetse buri munsi kanagerera ubuntu ajyanye korerera imitwaro niwe data kandi niwe mana kuko kwajya ntungabure ajya ndamira muri ibyo byose buri muzazajya mwibaraga iyo ni isezerano y'amahoro buri muzazajya mwibaraga iyo ni isezerano y'amahoro Mana yanjye komeza unyumfasha utaramire neza icyo mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho unamurira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kubyara mu bikomeye no mu bikomeye biriho unamurira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza no mu bikomeye no mu bikomeye biriho Mana unamurira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kubyara ndamurire unamurira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kubyara umimbaraga we umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kugeza igihe kugeza igihe uzaza kugeza igihe uzaza kubyara. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, umeze neza. Ndagusuje muhaye ikaze icyumba cy'amasengesho, igicaniro cy'ibihe byiza. Ndagusuje nk'ibisanzwe turi kuri Ntabwoba TV. Imana iguhe umugisha. Ndakwiyegereje, muhaye ikaze muri ibihe byiza byo gusenga. Gahunda n'isengesho ry'umunsi. Ukwiye gusenga ntucogore, ukwiye gusenga nturambirwe, kugeza igihe uboneye igisubizo cy'icyo wasengeraga. Kandi ukwiye gusenga kugeza igihe wumviye Imana
atari ugusenga gusa ngo wizere ko Imana yakumvise, kuko kumva kwikumva buri munsi n'ibitari amasengesho irabyumva. Gihamya cy'uko wasenze kuri wowe rero gikwiye kuba wasenze ukumva Imana cyangwa ukabona Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Indirimbo turirimbye ni iya 68 mu ndirimbo zo kuririmba. Ndagira ngo dufate uyu mwanya dushimire Imana ko iduhaye umunsi mushya, kandi tuze no kwiragiza imirimo yacu na gahunda zacu zose ziri muri uyu munsi wacu Imana iduhaye. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe, hanyuma kandi nze no gusaba mwene data turi kumwe nona utarakora subscribe kugira ngo ayikore bane iminsi yose kandi akande kukazogera, kugira ngo tujye tubana ajye abona ibintu byose dushyize kuri ntabwo batibabonera igihe. Ni umunsi mwiza wishimwe n'umunezero, umunsi mwiza wo kwishimira, ni umunsi mwiza wo kuba tugiye kuboneramo ibyiza by'Imana yateguye. Reka rero dufate umwanya dusome ijambo ry'Imana, ijambo turisengeremo. Uyu munsi ukwiye kukubera umunsi Imana igira ibintu ihindura mu buzima bwawe. Ibi bintu bivuga mba numva ndi concentré kuri byo. Mfashe nawe ube concentré, mbese ubyiteho, ube focused kuri byo, tubishyireho umutima. Hagomba impinduka mu biriho none. Uzi impamvu nyamukuru nkubwiye ibi? Ni uko n'umunsi wahindutse. Ubwo hari ku munsi ushize hakaba hari ku munsi wa none, n'ejo hazaza undi munsi. N'ibiriho biba bikwiye kwimuka. Iki kikava aha kikaza, iki kikava aha kikaza. Donc akagira ibintu bibishira, akagira ibintu bivaho bikabisira ibindi, bigaha umwanya ibindi. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome Zaburi ya 90. Umva nifuza gusoma umurongo wa 15, hanyuma aba ariho dusengeramo. Naryo ni isengesho. Bibiliya iravuze ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Subiremo. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Banifuza gusubiramo ijambo. Zaburi ya 90 umurongo wa 15. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Dawidi arasa n'usenga abwira Imana ngo uringanize ibintu. Iminsi twaboneyemo ibyago ingane n'iminsi turiboneremo ibyishimo. Iyi ni Zaburi ya Mose, ntabwo ari Dawidi. Bava muri Egiputa babonye amakuba menshi. Barakubitika kabisa, bahura n'amagorwa akomeye mu rugendo rwabo. Mose asenga inko yakabwiye Imana ngo twarakubitise pe, twahuye n'amakuba turuma. Urugendo rw'ubutayu, urugendo rw'imyaka 40, bazerera. Baravuga Mana, umubabaro twababaye warawubonye, n'imyaka twababarijwemo nayo warayibonye. Reka tugusabe utwishimishe ibyishimo ingana n'iminsi watubabarije
n'imyaka twaboneyemo ibyago. Reka dusubire inyuma. Uku ni ugusenga kwa Mose, niko birivuga. Ni gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Hari abantu mbanzi badukurikirana umunsi ku wundi. Nari ngiye kuvugamo bamwe amazina, ariko murabizi ko mbameshoninze nyine nabamenye. Hari ukuntu njya numva nanasuhuza abantu abashimira ko badukurikirana, ariko byihariye ndaza kuzabigarukaho. Byihariye abantu duhura, wow, ndakubonye, ndagukunda, turabana, isengesho ry'umunsi twa turi kumwe buri munsi. Bene abo bantu reka mbonereho mbashimire. Mwese murabizi ko bazi abenshi, ariko hari umusaza n'umukecuru uretse kunezeza, korera mu mujyi muri kazi ni kazi. Baranejeje cyane, ninjiyemo gutya. Muzehe na mukecuru ndabasuje cyane, Imana ibamugisha ababyeyi, nkoze ku mutima. Nari bivugiye ko numva nakagombye kuvuga abantu amazina yabo, ngo mvuge ngo gusenga, kanivuge gusenga kwa Tuyishime umuntu w'Imana, nayo kugira undi mvuga, cyangwa se gusenga kwa mukecuru na muzehe abantu b'Imana, gusenga ko abantu bose badukurikira abantu. Reka tuve ku gusenga kwa Mose umuntu w'Imana, tuve gusenga kwawe umuntu w'Imana. Ba bantu mwese mutumenyesha ko turi kumwe muri bwota amasimbi hakurya kure cyane, n'ababugufi hano, kuramo izina Mose wivuga ubwawe, gusenga ku muntu w'Imana runaka. Yesu ashimwe cyane. Nusenga wivuge mu izina. Mose aravuga ngo Mana, twarababaye turakubitika, kandi ubu tugiye gusenga Imana. Reka twarakubiswe, twarahangayitse, twaragowe, twahuye n'amakuba. Mana, utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarije, n'imyaka twaboneyemo ibyago. Dusubize inyuma amaso, reka dusubire inyuma tubone kugaruka aha ngaha turi. Reba inzira z'inzitane wanyuzemo, reba inzira z'amakuba waciyemo. Ngiye gusengana nawe, ingingo Uwiteka, wishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwe, imyaka twaboneyemo ibyago. Myaka wahinze, muri ya myaka wahinze, mu bya bihembwe wahinze ukarumbya, ya myaka wize ntugire icyo ukuramo, ya myaka wacuruje ntugire icyo utahana, ya myaka, ya majoro wazindutse, ya majoro waraye, za ngendo ndende wagenze, ya myaka, ya bindi wari witeze ntabwo ari byo ubona, ya myaka. Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabarijwe. Imana ikwishimishe ibyishimo bingana n'imyaka waboneyemo ibyago. Imana iguha ibyiza mu cyimbo kibi wahuye nabyo. Imana isimbuza amakuba wagize, yasimbuza ibyishimo yaguha uyu munsi. Imana iguha umugisha, ndabizi kuri kumwe. Ya minsi, ya myaka wagiye ukunikiramo ibintu ntabwo ari byo ufata ukabikunikira bikagucika, wabifata wagira ngo urabifashe ukaca mu myanya y'intoki. Uwiteka ankundire, anyumvire, agusubize, akwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabarijwemo, n'imyaka waboneyemo ibyago. Senga Imana mu izina rya Yesu. Ndashaka ko dupfukama, ndashaka ko dufata umwanya tugaca bugufi imbere y'Imana. Birashoboka ko wenda wamaze kwinjira mu mirimo yawe,
wowe wamaze no kugera mu kazi cyangwa uri no mu tundi turimo turi gufatanya gusenga ariko uri ahandi, nyuma yacu twerekeze kuri Nyagasani maze dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana yiteguye kukumva, Imana yiteguye kukumvira, Imana yiteguye kugusanga, Imana yiteguye gukora no gusubiza ibyo bisaba. Dusenge mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana itureba, Imana itadusiga, Imana itaduhana, Imana itatwibagirwa. Turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko uri Imana itureba, uri Imana itwumva, uri Imana itwitaho iminsi yose. Turagushimiye ko ari wowe waduhaye uyu munsi mushya, ukawuduha mu isi y'abariho, ukawuduha munsi y'ijuru, ukaduha uyu munsi mushya utarigeze kubaho kandi utazagaruka, uwuduhereye kugira ngo tuwishimemo kandi tuwunezerwemo. Izina ryawe nirihimbazwe. Kubw'iyo mpamvu nicyo gitumye natwe dufashe uyu mwanya ngo tusenge tukubwira ngo Uwiteka utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo, bingana n'iminsi twababarijwemo. Utwishimisha ibinezaneza n'ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo ndetse n'imyaka twaboneyemo ibyago. Ndaguhendahenze, ndaguhamagaye, ndakwinginze, ndagusabye kugira ngo wumve kandi urebe uko mwene data ameze, ko ari gusenga, ko aguhendahenda, n'uburyo ababaye umubabaro w'umutima, asubije amaso inyuma yibutse iby'amateka n'iminsi n'inzira z'ibisigo yanyuzemo. Umutima we umuteye gusuhuza umutima, ayo makuru yose akusanirije hamwe amuteye amarira yo mu maso. Ndamwingingiye, ndamusabiye, ndamuhendahendeye, mwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yababariyemo. Yababaye iminsi myinshi, yababaye iminsi igoye, yarababaye ababara no ku munsi atatekerezaga ko ari umunsi umubabaro wahahinguka, ariko no kuri uwo munsi atibwiraga ko umubabaro wahahinguka watinyuka kuhagera. No kuri uwo munsi naho yababaye umubabaro, umutima we wagumanye wanze kurekura. Ndamusengeye mu izina rya Kristo Yesu, umwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi yababarijwemo kandi n'imyaka yaboneye n'ibyago. Uri Imana itwumva, uri Imana itureba. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye komeza ujye umfasha. Aravuga ngo nkutaramire neza icyo umbwira, uri nizeye ijambo wambwiye. Aravuga ngo sinabure ku mbaraga zawe. Yakubwiye ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburire amaboko yawe, umpe imbaraga ku bukwe bwawe kugeza igihe uzaza kunyara. Ndaguhendahenze Jehova, uko iminsi iha iyindi, ibihe bigaha ibindi, amezi agaha ayandi, imyaka igaha indi, ijoro rigaha amanywa, amanywa agaha ijoro, amasaha agasimburana n'andi. Nawe ariko ubigenza, usimbuza ibihe bibi ibihe byiza, ibihe byiza ubisimbuza ibibi, ibibi bive mu buzima bw'abera. Ufata ingamba ushyireho imbaraga, utabara abera, ubatabarane n'ingoga, ubagirire ibambe n'imbabazi, ubereke kugira neza kwawe. Ntubasige, ntubahane, ntubibagirwe. Hariho imyaka abantu bagumana mu mitekerereze, mu mitima, mu bwonko no mu mutwe wabo. Umuntu agakomeza akibuka umwaka wamubabaje kuruta indi myaka, akavuga ngo umwaka we, wa mwaka wita uragiye, ugende ntuzagaruke, barambabaje. Bene iyo myaka nyisabiye indishyi. Haleluya. Bene iyo myaka nyisabiye ingurane, nyisabiye ingurane we. Bene iyo myaka yababaje abera bakanyura mu nzira zibabaza ibirenge. Bene iyo myaka nyisabiye ingurane. Muri iki gihe bahe kuguranirwa. Yakobo yigeze abazwa imyaka ye n'ibihe amaze ku isi. Avuga imyaka ye, aravuga ngo ukuyemo iy'uruzerero. Mana, iyi myaka y'uruzerero no gukubitika ndayisabira ingurane muri uyu munsi mu izina rya Kristo Yesu. Umuzanira ibyishimo. Haleluya. Uyu mwene data umuzanira ibyishimo bingana n'imyaka yaboneye n'ibyago n'iminsi yababarijwemo. Umwishimisha ibyishimo
biruta iminsi yababajwemo n'imyaka aboneyemo ibyago. Ndagushimiye ko uri Imana imwumva. Iminsi yahekenyewemo n'umubiri, iminsi ababarijwemo n'amagara, ubuzima bw'umuryango, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Nyumva Mana, nyumvira. Nyumva Data, nyumvira. Uyu murwayi uri kunyumva ari ku gisasiro, iyi myaka, iyi minsi yo kumubabaza, iyi minsi yo kumurya kw'amagara, ubuzima bumurya, bumuhekenya, bumwonka, bumukamura, iyi minsi ndayisabira ingurane. Haleluya. Imbaraga z'Imana zitume duhirirwa imbere y'Uwiteka, Uwiteka aduhe ingurane z'iminsi n'imyaka twababarijwemo, kugira ngo Uwiteka yomore kandi ahumurize, asige umutima w'uwazishyira. Ndagushimiye ko unyumva, kuko nari mbizi nanjye gusanzwe unyumva. Ndasabira mwene Data umugirire neza, abonere muri uyu munsi ishimwe ridasanzwe. Ndasaba ngo inzira zose wanyuramo uziringanize, ariko ubutabazi bumugereho. Urakoze ko udukunda, urakoze ko utwitaho, urakoze ko udukorera biruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zawe ziri kandi zidukoreramo. Kuba zidukoreramo dukoze icyo tugomba. Twari tuje imbere yawe muri uyu mwanya w'agahe ko kubana nawe, muri ya saha imwe wasabye Petero na Yohane na Yakobo, isaha imwe na Yesu twaje. Kandi Mwami Yesu, utugirire neza, utwumve mu gahe kacu gato tumaze imbere yawe, dufite mu buryo buhoraho bwa buri munsi, ukaduhera umugisha. Usuke amavuta mu gicaniro cy'amasengesho, tube duhembutse rwose, umuntu wese abe ahembutse kandi ahembukiye muri iyi gahunda. Urakoze ko utugiriye neza, urakoze ko utwitayeho, urakoze ko uduhaye umugisha. Imigambi yawe isohore kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, iguha amahoro adasanzwe. Kumwe n'inshuti yawe gukunda muri Kristo Yesu. Ni Emmanuel tuyishime, cyangwa nta bwoba. Ndagukunda, ndagusengera, zirikana wibuka iminsi yose kandi umusazi konse. Imana y'amahoro nkuru iteka, uwo umugisha uzagabanije mu izina.